ndagushohoje kandi ngo haye ikaze nizere ko aho uri hose udukurikiye umeze neza, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu nizere ko ukomeje kudukurikira umeze neza. Nkwibutsa ko ikiri Beta Crazy TV chaîne ya YouTube cyane kugisoho byinshi bigiye bitandukanye, ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima ndetse nuko ushobora kuba wafata amagara yawe neza binyuze mu miti igiye itandukanye tugenda tubasha kuba twakugezaho mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe indwara ya prostate ikunze kwibasira abagabo, ahanini hakaba ari nayo zingiro ryo gutuma igikorwa cy'abashakanye kitabasha kuba cyagenda neza. Turaza kuba twareberaho byinshi cyane, turaza kumenya icyitera, turebe ibimenyetso byayo, ndetse nyuma yaho ndaza nkubwira umuti ushobora kuba wakwifashisha ukaba wabasha kwivura iki kibazo cy'indwara ya prostate. Nkubwira rero ngo niba utarakora subscribe bikore aka kanya ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi tugenda tukugezaho kuri iyi chaîne yacu ya YouTube. Nk'uko mubizi rero, mbere yo kubanza kubagezaho umuti ku ndwara tuba twabateguriye, tubanza kurebera hamwe bumwe mu bumenyi buba bugiye butandukanye kuri iyo ndwara tuba twaganiriyeho. Prostate ni agasabo gaherereye hafi y'uruhago gafite inshingano yo kurekura amatembabuzi amwe aherekeza intanga ndetse no kuyabika. Aka gasabo ku muntu umaze kuva mu bwana kaba gafite umurambararo wa milimetero 40, kagapima amagarama 20, kakaba gashobora gufobagana kakaba kanini cyangwa kakegerana kakaba gato. Prostate ishobora gufatwa n'indwara zitandukanye, harimo zimwe muri mikorobe umugabo ashobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina, izindi mikorobe zikaba zitahandurira. Urugero rw'indwara nka infection urinaire harimo kandi nka mikorobe nk'izamburugu zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nazo zishobora kujya kuri prostate zikayitera uburwayi. Iyo byagenze gutyo kuri prostate hakageraho uburwayi babyita prostatite. Ubundi burwayi bushobora gufata prostate bugendana n'uko umuntu agenda akura. Gusa uko umuntu agenda akura niko prostate nayo ishobora kugenda ikura, ariko atari ku bantu bose. Iyo imaze kuba nini rero nibwo itera ibibazo ku buryo ibuza inkari gusohoka. Ubu burwayi bw'uko prostate iba ari nini ikabuza inkari gusohoka, umugabo akamererwa nabi bikaba ngombwa ko abagwa, bwitwa adenome de prostate. Ibimenyetso byatuma ukeka ko ufite uburwayi bwa prostate harimo gushaka kujya kunyara kenshi mu ijoro, kudashobora gutangira kunyara cyangwa guhagarika ubwo bushake mu gihe ugiye kunyara, kunyara ukumva ari nkeya ugereranyije n'uko ubishaka, cyangwa kunanirwa kurangiza kunyara ngo wumve zigushizemo, kumva umeze nk'uri gushya mu gihe cyo kunyara, kubona amaraso mu nkari, kugira amaraso mu masohoro, kugira ibibazo mu gihe cyo gusohora ku bagabo, kugira uburibwe mu mayunguyungu no mu gace k'umugongo ko hasi, kugira uburibwe cyangwa uburyaryate haruguru y'igitsina n'impande zaho, kubabara mu magufwa yo mu mugongo wo hasi iyo iyi ndwara yakomeye cyane, kugira ibibazo byo gufata umurego w'igitsina. Abagabo bose cyane cyane ariko abarengeje imyaka 60 bakwiye kwitondera ibi bimenyetso byavuzwe haruguru. Nubwo bwose ibi bimenyetso byose bitavuga indwara za prostate, kuko hari n'ibivuga indwara zo mu myanya ndangagitsina, ariko ubifite wese aba akwiye kwihutira kwisuzumisha. Ni byiza ko abatararwara prostate bayirinda kuko ni indwara iri guhitana abagabo cyane. Ikindi kandi nuko prostate ari indwara mbi, dore ko abagabo benshi bakunda kuyirwara ari abagabo usanga baba bafite umusemburo mwinshi wa testosterone. Nanone kuba wafata ibintu bigabanya umusemburo wa testosterone akaba byagufasha kuba wakongera amahirwe yo kuba utarwara prostate. Ikindi kandi nuko iyi prostate abagabo benshi usanga bayirwaye, ariko ugasanga nta bushake bwo kuyivuza kenshi baba bafite. Nanone kandi ikindi utakwibagirwa nuko ahanini abagabo usanga barwaye iyi prostate usanga nta bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina baba bafite. Niba ujya ukunda kugira iki kibazo ukumva nta peto ufite cyangwa ukabona urangiza vuba, biba ari byiza kuba wakwihutira kujya kwa muganga kugira ngo babashe kureba ko nta prostate ushobora kuba urwaye nk'uko twagiye tubibona mu bimenyetso twagiye tubona ruguru. Reka tuzireho turebe bimwe ushobora kwifashisha ubasha kuba wahangana n'iki kibazo cya prostate, dore ko navuga ko ari ikibazo kiba kitoroshye cyane, ariko hari ibyo ushobora kuba wakoresha ukabasha kuba wakwivura ubu burwayi bugiye butandukanye
butandukanye bugenda bufata abantu ku bwinshi. Mbere y'uko tubanza kureba uyu muti, kwibutsa ngo niba utarakora subscribe please bikore kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ku muti rero ushobora kuba wakwitegurira ukabasha kuba wahangana n'iyi ndwara ya prostate, harimo gufata imbuto za sipure, ugafata umushunguru, ugafata inzuzi z'ibihaza, ikindi ugafata palmier de Washington, ururabo rwa ziniya. Uyu ni umuti mwiza cyane ushobora kuba wagufasha kuba wakira prostate. Mu buryo rero bikoreshwa, urafata amazi asanzwe, nurangiza uyabizemo imbuto za sipure. Urashaka imbuto ugereranyije n'umuti ushaka cyangwa n'amazi ugiye gukoresha, urashyiramo agafu k'ibihaza, ariko aya mazi uraba wayakuye ku muriro usa nkaho wayateretse. Nurangiza ubishyiremo ibibabi by'umushunguru ndetse n'indabo za ziniya. Ibi ngibi numara kubikora urasa nkaho upfundikira, nurangiza uzajya unywa igikombe kimwe mu gitondo, ikindi nimugoroba. Ibi ngibi bizagufasha kuba wakira prostate kandi wongere ube umugabo ufite imbaraga kandi umugabo ushoboye. Nibyo ngibyo nakubwira kuri prostate, nkubwira ngo niba ujya ubona bimwe mu bimenyetso by'amayobera, biba ari byiza kwihutira kwa muganga kugira ngo ubashe kumenya neza uko uhagaze. Nkwibutsa kandi ngo niba uba ufite ikibazo cyangwa inyunganizi, ujye ubyandika muri comment kugira ngo ubutaha ujye nkora video igenda igusubiza muri bimwe ushobora kuba watubajije, kugira ngo nawe ubashe kugenda usobanukirwa neza. Nkwibutsa ko ikiri Betasikirizi TV chaîne ya YouTube igenda ibagezaho imiti igiye itandukanye. Uyu munsi tukaba turi kwibanda cyane ku buzima kugira ngo tubashe kwiyubakira amagara yacu mazima azira indwara. Nibyo ngibyo nababwira, babwira ngo tuzasubira ubutaha tugenda tureba n'ibindi bigiye bitandukanye.